hanze. Rero nkatwe nk'abasesenguzi bigaragara ko nanone muri showbiz nyarwanda hagiye kuvuka icyo bita biffu hagati yande ya juno kizigenza bita devis. Birumvikana cyane. Twitegure rero izi biffu hagati y'aba bantu babiri. Aha ni nko kuvuga abasanzire cyangwa se abantu bahuriye ku muntu umwe. Devis yivumburiye umwana aravuga ati rengereka nemere mutegereze imyaka yose igera kuri yarangize ibijyanye n'amashuri ahuguke imyaka kuri igera kuri 2 mutegereza asoze amashuri ye yisumbuye ubundi dukora iki dukora umuzigo. Ifandwa TV Factory Wandwa Magana TV. Karabaye noneho cya cyamamare gisimbuye n'ikindi cyamamare mu gukora amashusho ya remix y'indirimbo bita Peace of Mind. Niyo pi igitondo cyiza kuri uno munsi wa none. Igitondo cyiza kuri twese. Umwaka mushya dutangiranye na vibe nshya aho amakuru y'ibyamamare tugiye kujya tuyabasesekazaho ndetse tukabagezaho inkuru zigiye zitandukanye mu buryo bugiye butandukanye bw'ibyamamare. Kuri uno munsi wa none rero amakuru dukesha inyarwanda.com batubwiye yuko Devis D yaburijwemo imbere ya Juno kizigenza. Nibyo koko nk'uko byahoze bicaracara ku mbuga nkoranyambaga ngo Devis D yaba yaburijwemo imbere ya Juno kizigenza mu bijyanye n'iriya ndirimbo ya Shemi bari barakoreye remix ariko ngo ntibabasha kumvikana neza na Devis D ibyari bikenewe. Peter nibyo koko umuhanzi Devis D yasimbuwe na Juno kizigenza mu gukora indirimbo Peace of Mind remix ya Shemi mu buryo butumvikanye. Ese ku batazi iyi ndirimbo ndakeka ko iyi ndirimbo bise Peace of Mind ni indirimbo yabice bigacika mu mwaka wa 2022 ariko kuri uno munsi wa none bakaba barifuje yuko bayikorera remix. Niyo pi iyo ndirimbo njyango kubatabashije wenda bashobora kuba batazi izina ryayo cyangwa se barumvishe vibe zayo n'uburyo yakunzwe cyane cyane igitsina gore bakaba batayizi. Harya yavugaga ngute? Ushaka love but I don't have time. Nje ubicyo nshaka ni peace of mind. Wenzanira iby'inkundo bitica vibes. Nje ubicyo nshaka ni peace of mind. Ariko hano dufitemo umuhanzi Niyo pi mu minsi iri imbere nawe ndakujyana muri studio. Nje hari n'imizigo mfite nagiye nkora nuko wenda nayipromotinga cyane. Ariko indirimbo zirahari nakoze. Aha rero nkuko tubivuze iyo ndirimbo yaje guca bigacika yarabice bigacika rwose mu mwaka wa 2022. Aha hari ku itariki 9 rero ukuboza 2022 ubwo umusore wigaga mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye Shemi Jibril cyangwa se Shemi Gabriel rero yashyiraga hanze iyi ndirimbo bise Peace of Mind. Iyi ndirimbo bavuga yuko nk'uko inyarwanda ibivuga bavuga ko iyi ndirimbo yabaye isereri mu mitwe y'abanyarwanda kuko nawe urabyibuka cyane sibyo? Indirimbo yari yakorewe ama TikTok menshi yakorewe ama vibe menshi nyine ino ndirimbo yarabice biracika. Ndabyibuka neza ko yaje tunayikunda cyane dore ko twabwiraga abantu kenshi ko tudakeneye za nkundo nyine ahubwo twe twishakira amahoro yo mu mutwe tukishakira amafaranga nk'uko bigenda bivugwa ku mpande ko nta mafaranga nta rukundo. By'umwihariko rero iyi ndirimbo yaje kugaragara cyane cyane yigarurira imitima y'abanyarwanda cyane cyane y'urubyiruko kuko urubyiruko rwagiye ruyikunda cyane igitsina cy'abagore cyangwa se igitsina gore nicyo cyayikunze cyane. Bivuga yuko ino ndirimbo yaje ifite vibe kandi iririmbwa n'umwana mutoya. Indirimbo rero yahinduriye ubuzima uyu mwana biza kumenyekana ko uyu mwana ari nawe waje gushyira hanze iyi ndirimbo ku buryo byaje kumenyekana yuko uyu mwana ari n'umwishywa wande wa The Ben umuhanzi tuzi nk'icyamamare usigaye yibera muri Amerika ngira ngo benshi baramuzi
abanyarwanda rero bahise bavuga bati iyi ndirimbo bahise bayikunda ku buryo bwisumbuyeho, bivuga yuko isuku igira isoko, ari ibintu byo mu muco, ari karande. Bivuga ko nk'umuntu uzi The Ben agahita amenya n'umwana bita Shemi, byavuze yuko nyine isuku igira isoko byanze bikunze. Ni wa munyarwanda ni wa mugani abanyarwanda bakunda guca ngo umudiho uva mu itako. Shemi rero akimara gushyira ino ndirimbo hanze, umuntu bita Devis D yaje kuyikunda cyane. Amaje kuyikunda aravuga ati iyi ndirimbo ndamutse nyikoranye na Shemi tukayikora remix yarya hit, noneho nanjye izina mfite rikikuba kabiri. Ariko bivuga ko uyu mwana bita Shemi, kubera ko yigaga mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye, ntabwo yagaragaraga cyane, cyangwa se nta nubwo yabashaga kubona umwanya y'uko yaza akagira iki agakora indirimbo na Devis D nk'uko yumvaga yabimusabye. Devis D rero nawe aravuga ati kubera ko ino ndirimbo nyishaka, reka mutegereze ave ku ishuri, ndemera mfate umwanya wanjye mutegereze paka igihe aviriye mu masomo cyangwa se ahugukiye, noneho dukomeze dupange iby'iyo projet yo gukora iyo ndirimbo remix ya Peace of Mind. Rero akimara kumutegereza, yaje gutegereza ko yava ku ishuri, ariko asaba ko bayisubiramo iyi ndirimbo, akayisubiramo ariko ikaba iya Devis D aho kuba iya Shemi nk'uko yari imenyerewe ko ari iya mbere nyine, na mbere y'uko yari iya Shemi. Avuga ati njye ino ndi muri tuyikora igomba kuba iyande, igomba kuba iya Devis D ariko ntibe iyande ya Shemi nk'uko byari bisanzwe mbere. Shemi nawe rero kumva icyifuzo cya Devis D byaramushimishije cyane, kubera ko yumvaga ko iyo ndirimbo niramuka n'ubundi yitiriwe Devis D, mu bijyanye n'ibisabwa mu gukora indirimbo ntacyo Shemi azasabwa, nta kintu azasabwa, ndetse yumva ko n'izina rye rizahita rizamuka ku bundi buryo, kubera ko indirimbo izaba ibashijwe gukoramo icyamamare dusanzwe tuzi mu muziki nyarwanda, ndetse kigaruriye imitima y'abanyarwanda. Shemi na bagenzi be rero bakimara kumva iyo nkuru, cyangwa se bakimara kumva icyo cyifuzo cya Devis D, babisamiye hejuru, kuko bumvaga ko batoye ingoma mu giteme, cyane ko Devis D ari umwe mu bahanzi nyarwanda bafite amazina akomeye cyane muri kino gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze. Urumva rero barabyishimiye cyane, avuga ati ubwo Devis D yadusabye gukora remix, reka tuyikore. Niyo pi ngira ngo nk'uko bigaragara neza cyane kuri no nkuru dukuye ku kinyamakuru inyarwanda.com, aba bombi rero bemeranyijwe ko indirimbo isubirwamo, irakorwa. Imaze gukorwa, yakozwe mu rwego rw'amajwi. Imaze gukorwa rero, umuhanzi Devis D ategereza ko Shemi na bagenzi be bamuhamagara ngo bakore amashusho, amaso ahera mu kirere. Kuko Devis D rero yumvaga yuko ibi ubwo ayikoze gutyo agiye kwiharira aba bana, akabafata amatwi, kuko ari n'icyamamara, akavuga ati aba bana bazamutakazamo amashusho. Yumvaga ko bagiye kumwubakiraho izina, ariko asanga ntabwo ahuje nabo, kubera ko nabo bumvaga ko ahubwo ubwo indirimbo yiswiye ari ugomba kwipevera buri kimwe cyose. Devis D rero akimara kubona yuko ategereje ahebye, yaje guhamagara Shemi na bagenzi be, aravuga ati bimeze biti. Aha rero agerageje kubahamagara nk'uko byari byitezwe, arabahamagara ababwira ko ategereje ko bakora amashusho.
bamubwiye ko rero bari bazi ko indirimbo ubwo yayikunze ari nawe wayikoresheje ari nawe uzayikoresha amashusho, sibyo? Cyane ko bagenzi Bernard ari nawe usanzwe gukorera amashusho Devis yari azi ko ariko kazi n'ubundi agomba guhita ajyamo, agomba kumufasha n'ubundi gukora ayo mashusho y'iriya ndirimbo Peace of Mind. Devis rero akimara kumva ibitekerezo bya bano bana yemeye gukora amashusho y'iyi ndirimbo, ariko abasaba ko bamuha 300,000 akimenyera ibindi byose byari bisigaye byose akabyimenyera bijyanye n'amashusho, dore ko yashakaga gukora amashusho ahenze. Rero Shemi na bagenzi be ntibakozwaga ibyo gutanga aya mafaranga kuko bo bumvaga ko nyiri indirimbo ari we uzimenyera byose. Ubwumvikane rero buke bwarakomeje birangira Shemi na bagenzi be babonye Juno Kizigenza wemeraga kuyijyamo atabasabye amafaranga. Niyo Pete ni ukuvuga ngo Juno Kizigenza bigaragara ko nawe iyi ndirimbo yari yayikunze cyane, kubera ko we yahise yemera bwangu ko bakora iyo ndirimbo remix, ariko we ntagire ikintu abasaba na gito, ndetse n'ibijyanye n'amafaranga byo gukora video akabyimenyera byose akabyishyira ku mutwe, kuko bivugwa ko we yahaye agaciro ko umwana we yanditse indirimbo amaje kuyandika ayishyira hanze, irakundwa cyane. Rero aravuga ati agaciro k'uno mwana ni igihangano. Rero niba tugiye gukora remix byanze bikunze nuko njyewe ntagomba kumugora ku bijyanye n'iki na finance igomba gushorwa muri ino ndirimbo. Byarangiye rero Shemi na bagenzi be ikipe yafashaga Shemi banzuye yuko Devis bagomba kumutera uw'inyuma bagakorana na Juno Kizigenza utarigeze agora, ndetse amakuru yizewe akeshwa Inyarwanda avuga ko iyi ndirimbo iri hafi gukorerwa amashusho ndetse ikabona kujya hanze. Rero nkatwe nk'abasesenguzi bigaragara ko nanone muri showbiz nyarwanda hagiye kuvuka icyo bita biffu hagati ya Juno Kizigenza na Devis. Birumvikana cyane. Twitegure rero izi biffu hagati y'aba bantu babiri. Aha ni nko kuvuga abasanzire cyangwa se abantu bahuriye ku muntu umwe. Devis yivumburiye umwana aravuga ati rengere nemere mutegereze imyaka yose igera kuri arangize ibijyanye n'amashuri ahuguke, imyaka igera kuri 2 mutegereza asoze amashuri ye yisumbuye, ubundi dukora iki? Dukora umuzigo. None hakaba hijanditsemo undi noneho wemera kugira iki? Kwipevera buri byose, ari we Juno Kizigenza. Njyewe mfurane n'uno mwana, ino ndirimbo ni nziza kuko iranakoma bya hatari cyane. Vuba cyane rero turazi kwitegura amashusho y'ino ndirimbo kandi irabe yagiye hanze, ko nkeka ko rebo yande ya Juno Kizigenza nayo irarenze, nayo muri iyi minsi iri kubikora neza. Bivugwa yuko aba bombi bagomba gukora ino ndirimbo byanze bikunze n'uno mwana atazamura izina, dore ko nawe adaturuka mu muryango woroheje, ari umwishywa ba Debeni kandi ari abantu tuzi muri industry y'umuziki nyarwanda, ndetse bageze n'ibwotamasimbi bakaba bageze kure. Tuvuga yuko tunababwira ko kuri uno munsi none umuhungu wacu wavuzweho byinshi mu bukwe bwe, ndetse na showbiz nyarwanda ikamuvugaho byinshi cyane, bavuga ko uyu munsi kuri ino tariki ya none aribwo yavutse. Uwo nta wundi rero ni Debeni ku bakunzi be. Tubabwira ngo happy birthday kuri Debeni. Uyu munsi rero ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere 2024 Debeni yavutse. Nayigiye kuvuga ati we n'umufasha ari n'andi makuru ari mu bice bigacika ko yanasuye abana b'imfubyi, reka mbyite gutyo, kuri tsinda ry'abana b'imfubyi mu minsi ejo yarabasuye, aramafasha cyane. Bivugwa yuko kubona umuntu w'umugabo uri mu gihe gikomeye cyane cyo kwita ku mugore we afata izindi nshingano zo kujya gufasha abana ari respect ku musore wacu. Ni igikorwa gikomeye cyane. Rero tumwifurije isabukuru nziza kandi akomeza aryoherwe n'umuryango wiwe. Reka dusoreze rero kuri no nkuru
yino biffu igiye kuvuka hagati ya bano babiri, Juno Kizigenza na Devis D. Ariko ibi ntago bikwiye yuko umuntu ufite izina agomba kubona akunze umuzigo w'umwana wizamukira yangiza agashaka no kumuca amafaranga y'umurengera angana kuriya kugira ngo ayabone. Biragoye cyane. Umwana ukirangiza segonderi deja na devis tuzi ukomoka mu muryango w'ingagari udufaranga 300 ari nko gusese sinzi nyine ni nko kunyura nyabumbu mu masegonda 3 kabirashize. Niko tubifata. Showbiz rero nari P wanyu hamwe na niyo P tubabwira ngo ciao ciao. Muri uno mwaka tugiye kujya tubasesekazaho inkuru z'ibyamamare ndetse inkuru zikunzwe cyane. Ciao. If Wandwa TV, Factory Wandwa Magana TV.